Tunye dushimira Imana yuko yongeye kuduhuriza hamwe kugira ngo twige ijambo ryayo. Turi mu kino cyumweru turi kwijira gatandatu tubwira ngo Imana irabarwanira. Tugeze rero ku munsi wa gatanu w'icyumweru tariki 30 Ukwakira umwaka wa 2025. Ngiye tugiye kwanavuga ngo umwami w'amahoro. Mbere ko dukomeza mwebwe tubanze dusenge. Ndaza ko turi mu ijuru, Imana dukunda, Imana twitaho. Turoshimiye cyane ko ukomeza kubana natwe. Turoshimiye cyane yuko duhaye ano mahirwe yo kujya ku ijambo ryawe ngo dusobanukirwe yuko uri umwami w'amahoro, umwami mwiza, Imana nziza, Imana y'urukundo. Izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Reka buri mwana wawe wese yumve yuko amahoro yose abasha kubona yaba umutima we yaba abamuzengurutse hose aturuka kuri wowe, kandi yuko akwiriye kwishingiriza ku ijambo ryawe kuko niryo ryonyine ryabasha kumubashisha gutsinda ibigeragezo by'umwanzi Satani. Mwami wacu utuyobore kandi yo kumenya yuko uri Imana y'amahoro, Imana nziza, kumutwiyoborere mu izina rya Yesu, amen. Umwami w'amahoro. Muri kino cyumweru cyose rero twonye yuko hari igihe kimwe na kimwe Imana ari Imana y'intambara, cyangwa se yuko Imana yoboye Abisirayeli kugira ngo yuko ari Imana y'intambara cyangwa se Imana igamije gutsemba abantu bamwe maze ngo ibakure. Ariko kadusome muri Yesaya, tubijima muri Yesaya 6:6 maze twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Yesaya 9:6 batubwira ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ukomeje gusoma Bibiliya ubone yuko ijambo umujinya w'Imana rigaragara mu isezerano rya kera inshuro 580, maze rikagaragara mu isezerano rishyashya mu isezerano rishya inshuro 100. Ibyo byose rero bituma tugomba guha agaciro gake umujinya w'Imana, ariko kandi ntabwo dukwiriye kugira ubwoba ngo twumve dutinye cyane, ngo twumve tugize guhungabana. Aho tugomba kumenya yuko ibyo Imana ikora byose ni Imana yera, ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo, ni Imana irimye umuntu igamije yuko uwo muntu abaho nk'uko Imana imwifuza. Nako rero tugendera mu buntu bwayo izaduha amahoro mu mitima yacu, kandi tume tubaho ubuzima abuhesha Imana icyubahiro. Imana rero iyo duteguye umwana wayo hano mu isi ngo agaragaze uburyo koko umuntu ufite amahoro mu mutima we agomba kuba ariho. Ariko kandi Yesu aravuze ati mwigire mugira ikibazo nanesheje isi, kandi mwizere Imana nanjye mwizere. Mu rugo rurateramo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira ahantu. Kandi ugiye kubategurira ahantu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo ndiranga muzabeyo. Yesaya 3:12 atubwira ko aho ngaho amahoro azahora atemba nk'uruzi, kandi amahoro azaganza gusa. Yesaya 30:11. Reka twese duharanire kuzabayo, kandi twishimire yuko Uwiteka yagiye kudutegurirayo, maze ngo tuzabeyo twishimye kandi turi mu munezero w'ibihe byose. Ariko kandi se abantu bazamu ijuru barakwiye kugaragaza ayo mahoro bakiri hano mu isi? Kandi mu gitabo cya 2 cy'Abami 6:22 twumva icyo atubwira. Aratubwira ngo aramusubiza ati wabatsinda aha. Mbese abo waneshejeje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanira ibyo kurya n'amazi, babibashyira imbere, barye banywe, babone gusubira kwa shebuja. Amen. Murakoze cyane. Bino bintu biratangaje. Ino ni imwe mu nkuru yo muri Bibiliya itangaje cyane, uburyo Abisiriya bari baje gutera Elisa, maze wewe akabereka ikintu cyiza gikomeye, bakabereka igitekerezo cy'inyamibwa hamwe amahoro, ndetse icyo kintu Imana ihora yifuriza ubwoko bwayo. Ntabwo byumvikana uburyo abantu bari baje kurwanya Elisa, maze wewe akabagaburira, akabaha ibyiza, ndetse akabereka yuko kuko umuntu w'Imana aba afite amahoro mu mutima we. Burya umuntu w'Imana nubwo yababara, nubwo yahura n'ibindi byezo byose, ntabwo yacika intege, ahubwo ahora afite amahoro mu mutima we, kandi yizeye yuko Imana izanawe. Ibi rero tubona yuko mu nkurikije tubwira yuko Abasiriya batigeze bongera gutera Abisirayeli ukundi. Nawe niwe rero ku muntu amahoro y'umwami Yesu ashobora kuzamuhindura, maze akabona yuko kuko abana b'Imana bariho ubuzima
bwemeze yuko Imana ari umwami w'amahoro. Niba uzi yuko Imana iri ku ruhande rwacu, mbese umugisha wacu yaba nde? Mbese koko tuzi ko Imana izaturwanira, n'Imana yasize iryo sezerano nk'uko yari ihaye Abisirayeli ikaba yarabikoze, mbese twebwe hari ikintu kizayibuza kubikora? Reka tuyemere kandi tuyizere, Uwiteka dufashe tugira ayo mahoro, tuzi ko turi kumwe n'umwami w'amahoro w'iteka ryose mu bugingo bwacu, maze atuyobore. Ndabasabira kandi tumwizere azatuyobora. hano batubwiye bati Mesiya yahanuwe nk'umwami w'amahoro, azategeka ubwami burangwa n'amahoro. None nimutekereze ku buryo bwose bushoboka twabasha kuba twashaka uko tuba intumwa z'amahoro. Nk'abana bifuza kuba mu bwami bwo mu ijuru, dukwiye kwitoza kuba intumwa z'amahoro tukiri mwisi, kuko batubwiye yuko Mesiya azayobora ubwami bugenje gute? Burangwa n'amahoro. Rero tekereza mu mibereho yawe ubu ngubu, urumva uhagaze ute? Ibyo ukora, ibyo wirirwamo, ibyo uvuga, mbese uri kumva uzabasha guhagarara udatsinzwe muri ubu bwami? Mbese uri kumva ubwami burangwa n'amahoro buzaba nawe ari ubwawe, cyangwa se uri kumva uzagaragara muri ubu bwami? Tekereza rero, wisuzume uko uhagaze. Ni mu buhe buryo mu bibazo ibyo ari byo byose ushobora kuba uhanganye nabyo ushobora kuba intumwa y'amahoro aho kuba iy'umuvurungano? Mu byo waba urimo byose, ibibazo waba uhura nabyo byose, uko byaba bimeze kose, ukwiye kuba intumwa y'amahoro. Ukwiye guhagararira wa mwami w'amahoro, kugira ngo ubwami bwa Data wa twese hadasigayemo n'umwe tuzabuhuriremo, kandi twarabaye intumwa z'amahoro. Rero imico yacu ikwiye kuba irangwa n'amahoro, ndetse imico yacu ikwiye kujya ibwiriza mbere yuko twebwe tugenza gute tuvuga. Abatubona bakwiye kujya babona ko imico yacu ari myiza, bagahera ko bagahimbaza Data wa twese uri mu ijuru. Rero icyo nabifuriza ni ukugira ngo imico yacu ibe imico irangwa n'amahoro, kugira ngo ubutumwa twahawe cyangwa se ubutumwa Uwiteka Imana yaduhaye tubashe kubugeza ku bandi, barebeye ku byo dukora, barebeye ku byo tuvuga, kugira ngo twese ubu bwami bw'amahoro Mesiya wacu azatwambika amakamba, turi mu bwami bw'amahoro twese tuzishimira kuhahurira. Murakoze. Amen, amen. Ikije kinyibutsa isomo ryiza cyane nkunda ryo muri Bibiliya, riboneka muri Yesaya 42:7. Katusime handitswe ngo, erega irenge byuzanye inkuru nziza, ni byiza ku misozi, akamazi by'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamazi by'agakiza, akabwira Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twese iyo uzanye inkuru nziza, reka abakuzengurutse babone Yesu mu mibereho yawe, mu magambo yawe, wumve uri umuntu uvuga amahoro, yuko watsindishirijwe n'umwami w'amahoro. Imana izaturwanira, ntitugire ubwoba, Uwiteka ari kumwe natwe, ari ku ruhande rwacu. Reka tumwizere mu izina rya Yesu. Amen.